Yesu Kristo umucunguzi agiye kugaruka. Amabanga tujya twibaza mu kubaho k'umuntu kw'isi, n'ibyuzure birahitana ari ubwo ngeragezwa ngasakirana n'umugisha b'imbaraga y'umwuka, maze ikaba ari idukoresha. turabuhorera cyane n'amakuba menshi akiyongeranya, rutangaje imbabazi zitagerwa. wawe yaraducunguye, yapfuye urupfu twagombaga gupfa. y'amafaranga bayatwaye niyo bayajyana ubonye niyo bayajyana ariko acyari umuntu yagukuramo iryinyo. mwagiye ku meza ntabwo nakubwiye ngo ibintu ugiye gukora nta ngaruka bizagira. Imana idufashe, Ngabo wanjye. Imana idufashe. Muvandimwe dukunda kandi twari dukumbuye, nongeye kukuramutsa mu izina rya Yesu, tukwifuriza ngo amahoro Imana itanga abane nawe ndetse n'abushyitsaho ibitekerezo bose. Nyuma y'igihe duherukaniye ubwo korali Umusamariya mwiza yakugezagaho alubumu yacu nimero ya 2, burya ntabwo twatera agati mu ryinyo. Ni muri ubwo buryo tunejejwe no kukugezaho alubumu yacu nimero ya 3 twise Arahamagara. Nk'uko bisanzwe, igice cyawe cya mbere kigizwe n'indirimbo zo guhimbaza Imana, igice cya kabiri kigizwe n'umukino, ariko byose biri kuri iyi DVD imwe. Tukaba twiringira ko ibyo bice byombi nubikurikirana wicisha bugufi kandi usenga, nta kabuza umwuka wera w'Imana azabikwigishirizamo kandi uzabiboneramo imigisha itagabanije. Ikindi kandi, iyi nkuru nziza ntuyiceceke ndetse ntunayihererane, ahubwo uyigeze ku nshuti zawe, cyangwa se ahari kugira ngo bitaba kaya nkuru mbarirano, yibahe nk'impano. Ni ukuri uzaba ufatanije na korali Umusamariya mwiza kubwiriza ubutumwa bwiza bugambiriye gutebutsa kugaruka k'umucunguzi wacu Yesu. Imana ibikubashishe kandi ibiguheremo imigisha yayo itagabanije, ndabigusabira mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, wadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Tugushimiye ko wadukoresheje uyu murimo wo gushyira ahagaragara izi ndirimbo n'uyu mukino. Ahasigaye rero ni ahamwuka wera kugira ngo yumvikanishe mu mitima y'abana bawe ubutumwa ukubiye muri iki gihangano. Data, turagusabye ngo twese dushoboze kukwitegura, tubisabye mu izina rya Yesu Mukiza.